Muri iyi nyigisho tugiye kumva icyo Bibiliya ivuga ku rukundo. Tugiye kumva aho urukundo ruhura n'amategeko y'Imana, igisobanuro cy'urukundo muri Bibiliya, uko urukundo ruruta byose n'icyadushoboza kugira ngo tugire urukundo nyakuri. Intego nyamukuru ya Bibiliya ni ukwigisha abantu kuza mu rukundo rw'ukuri, kuko urukundo ari ryo tegeko ryonyine Yesu yadusigiye. Kandi Yesu yaje gukemura ikibazo cyari hagati y'abantu n'Imana. Ubwo yaduhaye itegeko ry'urukundo, bivuze ko ari urukundo rwaburaga. Muri Yohana ibice 13:34 kugeza 35, ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ngo ibyo nibyo bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Iri tegeko yarikomeje ku itegeko riruta ayandi muri Matayo ibice 22:37 kugeza 39. Yesu ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Ati kandi irya kabiri rigira riti, ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iri tegeko ry'urukundo ni ry'amategeko 10 ya Mose n'ubuhanuzi bwose n'inyigisho byose byuririraho cyangwa se bishingiyeho, nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo ibice 22:40. Yesu ati, muri aya mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuririraho. Bivuze ngo na Bibiliya yose twiga niho ishingiye. Mu mategeko 10, 5 ya mbere batubuza kubahuka Imana n'ababyeyi bacu. Andi 5 asigaye bakatubuza kwanga bagenzi bacu. Mbese ni ukugandukira Imana n'abaturuta no gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda, tukabishyira mu bikorwa bikaba urukundo rw'ukuri. Rukuvuga ngo urukundo ruruta byose, kuko nirwo amategeko yose aturukamo n'inyigisho n'ijambo ry'Imana twiga nimwo riva. Niba amategeko yaraziye icyaha kandi amategeko akigisha abantu kumvira Imana no gukundana tubishyira mu bikorwa, twavuga ko umuntu yatakaje urukundo rw'ukuri ruva ku Mana, akaba ari cyo amategeko atwigisha. Ubashije gukundana by'ukuri uba ushoje amategeko. Ubashije gukundana by'ukuri kandi wahinduka nka Yesu, ukagenda nkawe, ugakora nkawe, ukavuga nkawe, kandi bajya bakubonamo Yesu. Nk'uko iri tegeko yatanze ribyerekana ko abantu bazajya bamenya abigishwa be kubera ko bakundana nk'uko yabakunze. Igisobanuro cya nyacyo cy'urukundo tugisanga mu Bakorinto ba mbere ibice 13 kugeza ku wa 10, tugahita dusimbuka tujya no ku murongo wa 13. Paul yasobanuye urukundo icyo ari cyo n'imbaraga zarwo. Aravuga ati, nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa se icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, biba bimpfiriye ubusa. Bibiliya itwereka ko Satani yahoze ari marayika mu ijuru, bivuze ngo ashobora kuvuga izo ndimi z'abantu, akavuga n'iz'abamarayika, ariko icyo abura muri we ni urukundo. Guhanura nta rukundo, kwizera nta rukundo, ntacyo kumarira ugufite. Kwitangira abandi nabyo nta kintu bimarira ubikoze iyo bidaturutse ku Mana. Ngo bidafite urukundo, ashaka kwerekana ko bitavuye ku Mana biba bibaye impfabusa. Ku isi hari ba mico myiza, ariko iyo babaye babikora bidaturutse ku Mana, nta gakiza kabarimo, ntacyo biba bibamariye. Ku murongo wa 4, ngo urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Ibi twabiganiraho muri video yabanjirije iyi. Ibi nibyo biranga urukundo rw'ukuri. Ku murongo wa 8, ngo urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa no kuvuga indimi kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenya igice kandi duhanura igice. Ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Igishyitse yavugaga ni urukundo rw'ukuri ruva ku Mana, ruzaba ruje kubana natwe. Ubwo Yesu azagaruka, ibi byose twigisha, guhanura, ubwenge, ibi dushaka kumenya Imana byimazeyo, kuko umwami azaba yiyiziye, bizakurwaho. Nta kindi tuzaba dukeneye kwiga. Ariko ntabwo urukundo rwo ruzashira, kuko Imana ni urukundo. None izi nyigisho twaba dukeneye z'iki, kuko nyirazo yaba hibereye.
ubuhanuzi bw'iki se kandi azaba hari nyine ibyo dushaka guhanurirwa biri kumwe natwe? Ku murongo wa 13 ngo ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Kwizera, ibyiringiro n'urukundo, urukundo rurabiruta byose. Ubashije gukundana urukundo rw'ukuri waba ushoje amategeko yose. Ni ukuvuga gukunda nk'uko Yesu adukunda, gukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ni ukuvuga gukunda udakundiye inyungu bwite no kuganduka, ukagandukira Imana muri byose uhereye ku Mana n'abaturuta. Mbese ntugire kwikunda muri wowe namba, kandi ntugire umutima utumvira. Aka gashusho twarakabonye ubushize, katwereka ko urukundo ruturuka ku Mana ruza hasi, kandi uko ruza hasi rugenda runyura mu nzego, runyura ku babyeyi bacu rukaza ku mwana, umwana nawe agasubiza ababyeyi be kubagandukira, nabo bakagandukira Imana. Ikibazo twakwibaza rero, ubundi si ibingibi birashoboka? Yego birashoboka cyane rwose. Impamvu mvuga ko bishoboka ni uko Imana idashaka kudusaba ibintu bidashoboka. Ubwo yaduhaye ubushobozi bubitubashisha. Mwibuka ko yaduhaye umwuka wera ngo abe ari we aduhereza imbaraga. Ariko hari ikintu kimwe dukwiriye gukora natwe. Yesu aratubwiye ngo mwiyange mwicishe bugufi nibwo umwuka wera azabajyamo. Muri Matayo 16:24-25 Yesu ati umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we ankurikire. Ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe kubera njyewe azabubona. Ahangaha yaduhaye rwose ikintu gishobora kubidushoboza. Hari ikintu kiba mu muntu nyine njyewe gituma umuntu aharanira inyungu ze bwite. Icyo kintu iyo ubashije kwikorera umusaraba wawe, iyo wiyanze ukikorera umusaraba wawe, uhita uba intumwa ya Yesu y'ukuri. Kandi ibi byose urabishobora, kuko ikintu gituma dukora ibyaha ni uko umuntu yishyira imbere y'uwundi, agahora ashaka kugira ngo aharanire inyungu ze bwite. Nicyo gituma umuntu akora ibyaha. Kwiyanga rero ukanga za nyungu bwite zibuza abantu gukundana by'ukuri, nibyo bidushoboza kuba intumwa za Yesu z'ukuri. Kwanga ibinezeza umubiri bituma umuntu areka kwikunda, ahubwo agakunda abandi, agashyira abandi imbere ye. Niba wikunda nta rukundo rw'ukuri ruzakuzamo muri wowe. Nutumvira kandi nabwo nta rukundo rw'ukuri uzabona. Nutiyanga ngo wange ubuzima bwawe uzabubura. Niko Yesu yatubwiye hano. Kwanga ubuzima bwawe ni ukureka gushaka kwishyira imbere y'abandi, ahubwo ugaharanira kumvira Imana no gukunda bagenzi bawe.